Murakaza neza kuri Melo Global Official, aho dukomeje urugendo rwo gusobanura amasomo akomeye ku bijyanye n'ubukungu n'uburyo bwo kubaka umutungo ari mu gitabo cyitwa Umukire iruhande rwawe. Iki gitabo kirihariye cyane kuko ntabwo gishingiye ku bitekerezo cyangwa inkuru z'abakire gusa, ahubwo gishingiye ku bushakashatsi bwakorewe ku bakire benshi. Mu gice cya mbere twabonye ko abantu benshi bakize baba ari abantu basanzwe kandi babayeho mu buzima bworoheje kandi bubakiye kuri discipline. Ndetse mu gice cya kabiri twize uburyo bwo kubaho udasesagura. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe igice cya gatatu cyitwa Igihe, Imbaraga n'Amafaranga. Iki gice kigaragaza itandukaniro rikomeye cyane riri hagati y'abantu bubaka umutungo neza n'abantu bafite amafaranga menshi ariko badatera imbere mu mutungo. Turiga uburyo abakire nyakuri bakoresha igihe cyabo, imbaraga zabo ndetse n'amafaranga yabo mu buryo bubafasha kugera ku bwisanzure mu by'imari. Niba nawe ushaka kugera ku bwigenge mu mafaranga no kubaka ejo hazaza heza, kandi niba witeguye guhindura uburyo ubona amafaranga n'uburyo ukoresha igihe cyawe, iri somo riragufasha cyane. Iki gice cyubakiye ku masomo twabonye mu gice cya kabiri cyagarukaga ku kubaho udasesagura. Ubutumwa buri muri iki gice ni uko igihe ndetse n'imbaraga ari umutungo buri muntu afite. Uko ubikoresha nibyo bigena niba uzubaka umutungo cyangwa niba uzahora ukorera amafaranga ubuzima bwawe bwose. Abakire babona ibyo bintu nk'ibikoresho byo kubaka ejo hazaza heza. Hari n'abandi bantu bafite amafaranga menshi ariko badakize. Bo babikoresha cyane mu gushimisha ibyifuzo by'ako kanya ndetse no kwerekana ubuzima bwiza imbere y'abandi. Abanditsi bavuga ko mu bushakashatsi bakoze ku bakire byagaragaye ko bamara igihe kinini bategura ishoramari ryabo, bakora ingengo y'imari, bakurikirana amafaranga yabo yose uko bayakoresha, bityo bakagira amahoro mu mutima ko baba bazi aho bahagaze. Umwanditsi avuga ko ugomba gukurikirana amafaranga yawe yose. Abakire benshi baba bazi neza amafaranga yabo ajya, bandika ibyo bakoresheje ndetse bakora ingengo y'imari. Bamenya amafaranga yinjiye n'ayasohotse. Abanditsi batanga inama yo kwizigama no gushora imari mbere yo kugira ibindi byose wishyura cyangwa ushyiraho amafaranga yawe. Abanditsi bakomeza bavuga ko ugomba gutangira kare. Igihe ni inshuti ikomeye y'umuntu ushaka kubaka ubukire. Uko utangira kare kwizigama no gushora imari, niko inyungu z'igihe kirekire ziyongera. Ikindi, aho gushyira imbaraga mu kwereka abandi ko ufite ubuzima bwiza ndetse uri n'umukire, ujye ushyira imbaraga zawe mu bucuruzi, mu ishoramari ndetse no kwagura amahirwe y'ubukungu. Bityo uzakomeza gutera imbere ndetse ugere no ku nzozi zawe. Kuko abantu bubaka umutungo neza ntibahangayika cyane igihe ubukungu bwagenze nabi. Baba bafite ubwizigame, bafite umutungo ndetse baba bafite na gahunda y'igihe kirekire. Ariko abantu badateganya ejo hazaza bahora bafite ubwoba bwo gutakaza akazi cyangwa kubura amafaranga yo kubatunga mu gihe kizaza. Icyo ugomba gukora, ugomba gukurikirana amafaranga yawe, ukamenya uko yinjiye ndetse n'uko yasohotse. Ugateganya kwizigama cyangwa gushora imari mbere yo kugira ibindi byose ushyiraho amafaranga. Ukajya umara igihe kinini ugenzura ubuzima bwawe mu by'imari. Wibuke ko kwinjiza amafaranga ari ingenzi, ariko kuyacunga neza nibyo bituma uba umukire. Umutungo ntabwo wubakwa n'amafaranga menshi gusa, ahubwo wubakwa n'uburyo ukoresha neza igihe cyawe, imbaraga zawe ndetse n'amafaranga yawe. Abantu benshi batekereza ko gukira biterwa no kubona amafaranga menshi, ariko iki gitabo kitwereka ko abakire nyakuri bamenye kugenzura ibyo bafite mbere yo gushaka ibindi byinshi. Iyo ushoboye kugenzura amafaranga make ufite, uba uri kwitegura uburyo bwiza bwo kuzagenzura umutungo munini ejo hazaza. Ikindi twize muri shapitire ni uko gukira bidatangira ku mafaranga menshi, ahubwo bitangira ku buryo ukoresha neza ibyo usanzwe ufite. Abantu benshi batekereza ko bazatangira kwizigama cyangwa gushora imari nibamara kubona amafaranga menshi, ariko iki gitabo kitwereka ko abakire nyakuri batategereje kugira amafaranga menshi ngo batangire kugira imyitwarire myiza ibageza ku bukire. Ahubwo batangiye hakiri kare, bakoresha neza amafaranga make bari bafite, maze buhoro buhoro bubaka umutungo ukomeye. Ikindi kintu twabonye muri shapitire ni uko igihe ari umutungo ufite agaciro gakomeye cyane. Twese dufite amasaha 24 ku munsi, ariko uko tuyakoresha nibyo bitandukanye abantu bagera ku ntsinzi
ndetse n'abantu batayigeraho. Abakire nyakuri bamara igihe bategura ejo hazaza habo. Bagenzura amafaranga yabo, bategura ishoramari ryabo, kandi bagafata ibyemezo bifasha ubuzima bwabo bw'ejo hazaza. Gukora ingengo y'imari, gukurikirana amafaranga yawe no kwizigama buri gihe ni ibintu byoroheje ariko bifite imbaraga zikomeye cyane mu kubaka umutungo. Niyo mpamvu abantu bajya inama ko ugomba guhora ukurikirana amafaranga yawe uko yinjiye ndetse n'uko wayakoresheje. Abakire benshi bagaragara muri iki gitabo ntibabaye abakire kubera ibyo baguze, ahubwo babaye abakire kubera ibyo bahisemo kutagura. Bazi gutandukanya ibyo bakeneye ndetse n'ibyo bashaka. Bazi ko buri faranga wizigamye uyu munsi rishobora guhindura ubuzima bwawe ejo hazaza. Ikindi kintu gikomeye twabonye ni uko kubaka umutungo ari urugendo. Ntabwo ari ibintu bibaho umunsi umwe. Nta mbaraga zihuse cyangwa amayeri y'igitangaza abaho. Ahanini biterwa no gufata ibyemezo byiza buri munsi. Ushobora gutangira guhindura ubuzima bwawe uyu munsi. Nyuma yo kureba iyi video, wibaza uti: ese nkoresha neza igihe cyanjye? Ese nzi aho amafaranga yanjye ajya? Ese mfite gahunda y'uburyo nzubaka umutungo mu myaka iri imbere? Ndetse unibaze niba ibyo ukora uyu munsi biri kukwegereza inzozi zawe cyangwa biri kugushyira kure yazo. Nibaza ibyo ngibyo, ibisubizo ntibigushimishe, ntucike intege. Ikintu cyiza cyane ni uko ushobora gutangira guhindura ibintu uyu munsi. Nta muntu uvuka azi gucunga amafaranga. Ni ubumenyi umuntu yiga kandi agakomeza no kubunoza uko igihe gishira. Nizere ko iri somo ryagufashije cyane kubona amafaranga mu buryo bushya. Niba byakugirira akamaro, ntibagirwe gukora like, gukora subscribe niba utarayikora, ndetse no kuyisangiza n'abandi. Murakoze.